Kuva igice cya gatatu. Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imidiyani. Aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa, arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebere ishyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye ko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti, Mose, Mose. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Kandi iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani, n'Abaheti, n'Abamori, n'Abaferizi, n'Abahivi, n'Abanyebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato k'Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa? Iramusubiza iti, ni ukuri nzabana nawe. Ibizakubera ikimenyetso y'uko ari jye ugutumye, ni uko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa, mugakorera Imana kuri uyu musozi. Mose abaza Imana ati, ningera ku Bisirayeli nkababwira nti, Imana y'abasekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati, yitwa nde? Nzabasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, ndi uwo ndi we. Kandi iti, abe ari ko uzabwira Abisirayeli uti, ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti, abe ari ko uzababwira Abisirayeli uti, Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose. Urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Genda uteranye abakuru b'Abisirayeli, ubabwire uti, Imana y'abasekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, yarambonekeye irambwira iti, ni ukuri ndabagendereye, mbona ibyo babagirira muri Egiputa. Ndavuga nti, nzabakura mu mubabaro wo muri Egiputa, mbajyane mu gihugu cy'Abanyakanani, n'Abaheti, n'Abamori, n'Abaferizi, n'Abahivi, n'Abanyebusi, igihugu cy'amata n'ubuki. Nabo bazakumvira, kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abisirayeli, mumubwire muti, Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze, reka tujye mu butayu, tugendemo urugendo rw'iminsi 3, dutambire y'Uwiteka Imana yacu ibitambo. Kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda, naho namushyiraho amaboko akomeye. Nanjye nzarambura ukuboko, nkubitishe Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakorera hagati yaho. Nyuma yabyo azabareka. Kandi nzaha ubu bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa. Nimugenda ntimuzagenda ubusa, ahubwo umugore wese azasaba umugore w'umuturanyi we, ndetse n'umugore acumbikiye ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda, mubyambika abahungu banyu n'abakobwa banyu, niko muzanyaga Abanyegiputa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shalom, shalom.